Blessings nizere kumeze fresh cyane aho yatandukanye waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Nitwa Leandra niyo mugabo cyangwa se unyite no hate aho yatandukanye. Ndagushimira ko warakoze subscribe kuri Leya Entertainment. Mu nkuru zitandukanye tuhora tubagezaho inkuru z'uburyo urubyiruko rwa guteza imbere cyangwa se uburyo bakora kugira ngo baba abagabo cyangwa se bagiye ku bintu bya danje. Uyu munsi rero nifuje ko nasura umwe mu bakire b'abana. Ibaze ngo umukire w'umwana. Ibaze ngo ibintu afite kurubingana. Ariko mwibutsa ko ugomba kubanza kwirinda icyorezo cya Marburg ukirinda kuba wakorana na mugenzi wawe kandi ugakaraba n'intoki cyane ukagira isuku kugira ngo utaza kuza kwafekta inshuti zawe cyangwa se abavandimwe bawe kugira ngo twe kongera kubura abandi bantu kuko turi kugenda twabura bitewe n'icyorezo cya Marburg. Ubu noneho sasa namaze kugera aho yandangiye ndi mu gipangu deja urabona ko namaze kugera mu gipangu. Ndashaka kugira ngo muhamagare mubwiye ko nahageze noneho ndashaka kugira ngo aze kuza kumbwira amafaranga ubundi yakuye he byagenze bite kugira ngo umuntu aba afite amafaranga ngana gukira umwana akiri mutoya afite amaza kodesha afite abagurisha. Yes boss, waramutse neza? Hello. Yes, waramutse. Mwaramutse neza. Yego naringeze handi kuri apartment wambwiye ndi mu gipangu namaze kuhagera. Okay, reka umwana gukinguye kuri gate. Yego bankinguriye ariko ndabona undi muryango ufunze bamwe ngo guhamagare. Okay, come in. Thank you. Kumuhamagara rero agiye kuza kunkingurira kugira ngo antembereze mu bikorwa bye bimwe na bimwe afite. Nababwiye ko afite amapartema acuruza anagurisha cyangwa se anakodesha. Ndashaka kumenya ubundi bigenda bite kugira ngo umuntu aba akiri muto ariko agire amafaranga menshi. Ubwo nawe uri muri abyibaza. So niba ukeneye kumva iyo story rero nkurikira nkwereke. Yamaze kumbwira ngo ninjire. Odi mu buryo bwo kwirinda icyorezo cya Marburg no guhana chance. Welcome. Asante, meze neza? Meze neza. Yego. Nkuko nababwiye rero nababwiye ko ari umuntu ngiye gusura w'umujene ukiri mutoya witeje imbere afite amapartema akodesha ndetse anagurisha. Nahoze mbwira abantu badukurikira ngo bigenda bite kugira ngo umuntu w'umujene aba afite amafaranga ngana gutya. Nkuko bibona ni apartment nziza. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se dutangira dutembereza muri iyi nyubako banza twibwire. Murakoze cyane, twishimiye kubabona no kubana namwe kuri Leya Entertainment. Merci. Amazina ni Ndamage Akram. Adams. Yeah. Yes, twishimiye kuba turi kumwe na Adams rero kuri Leya Entertainment. Ugiye kuduhereza urugendo rwawe mu by'ukuri kugira ngo ugere kuri ubu butunzi. Bisaba iki urubyiruko tugomba kwitwara dute kugira ngo tugere kuri ubu butunzi? Yego. Hari abantu bavuga ati ngiye kugira ngo mbe mfite amafaranga nuko njya hanze nkandi mu diaspora abana. So mbere ko rero ibyo byose bitubwira ndagira ngo umaze unadutembereze. Hano turi muri salon ndabibona ariko wenda ntabwo turagera ahandi. Twereke inzu yawe imeze ite na akaye gake ifite. Ya ibintu nk'ibyo umwanya ni wawe rero. Yego, murakoze cyane. Nkuko ubivuze iyi ni salo, ana ko ari salo nziza cyane, harimo intebe nziza. Yego. Iyo ubonye izi ntebe n'amarido na kala isize ku bikuta, yego, ni ibintu bimakinga cyane, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ubundi noneho wajya hano ukabona icyo twita raised dining area. Ni ahantu hari raised, so uba wicaye hano. Urabona ko salo isa nkaho iri down so ni akantu keza cyane. Urabona ko ari ibintu umuntu wubatse hano yatekerejeho. Then tukajya no ku mitako. Ndabizi ko mu Rwanda ikintu kijyanye n'imitako ni ibintu byiza cyane kuba wagira mu nzu yawe hamwe n'aya matara. Ni amatara meza cyane ubona atuma salo yacu igira ubwiza buhebuje. Yego. Ikindi kugira salo nk'iyi wenda udafitemo smart TV ntabwo byaba ari fresh. Urabona ko hano dufite smart TV nziza cyane. Ubona ko salo yacu yuzuye neza. And then hano aho turira urabona ko hari amatara atandukanye n'ariya yo muri salo. So aya ngaya aguha that night feeling bigatuma niba muri dinner birushaho kugenda neza. Okay. So iyo tuvuze kuri dinner rero tuba tugomba no kubihuriza hamwe aho bikorerwa. So ngwino nkujyane mwereke aho dukorera dinner yacu. Wenda none hatinda turaza no kuyisangira. Okay. Welcome. Thank you. Yeah. Urabona ngira ngo iki ni igikoni, a modern kitchen. Yeah, see. Iyi ni oven yacu. Hano turatekera. And then hano tukagira microwave.
aho ushobora kuba washyuhiriza ibiryo bitandukanye. Yego. And then hano ni space yo kogezamo ibyombo. Aho tubyohereza. And then here tukagira storage space. Aho tubikamo ibintu byacu bitandukanye. Ngira ngo urabona ko ni apartment yuzuye. So ikindi hano hirya aha niho hari fridge na washing machine. So aha niho abivuze ngo ntabyo kujya kuvuga ngo urajya kumesa bari intoki. Ntabwo ari iyi ni imashini imesa. Iyi ni imashini imesa. Then hano hakaba fridge yacu tubika ibyo kurya ibyo kunywa. Ahangaha rero ubwo ni naho bakora ibyo kurya. Yego. So hari ibindi byumba biri hari special cyangwa like iki ngiki ubona hano ni guest room. Iyo wansuye nawe uko wansuye ugakenera kuryama uryamamo hano. Yego. Nemere kuryamamo n'umwana cyangwa nemere kuryama njyenyine? Ibyo turaza kubigeraho ariko iyo twakiguhaye aba ari icyumba cyawe ushobora kuba waruhukiramo uko ubyifuza. Yego. Can see? Yeah, can see. Come on. So tutaragera muri guest room hari icyo bita guest bathroom. So this is the guest bathroom. Ifite n'abantu badusuye bose dushaka gukoresha toilet yo hanze baza muri iyi. And then this is the room. Harimo hanamuhumura sha. Ahantu heza hagomba kuba hasa neza hanahumura neza. Urabona ko iki ni icyumba cyacu, hari enough natural light. Ndabona hari ama escalier. Aya ngaya ajya hehe? Aya ngaya najya hejuru upstairs mu byumba ndetse bivuze ngo hari n'ibindi byumba biri hejuru. Yego. Iyi ni inzu ifite ibyumba 4 na salon nk'uko ubibona. So ifite n'icyo twakwita balconies cyangwa se na rooftop. So buri cyumba gifite balcony, noneho buri cyumba gifite ubwo nibyo hejuru. Yego. Umuntu aba yitegeye Kigali. Yego. Ureba views zitandukanye muri Kigali bitewe n'icyumba. Uri no gusoma agacupa kawe cyangwa se agafanta kawe. Kabasha wagasoma, ubasha kawayini wagasoma. N'ababasha amazi natwe twinywera amazi ntago. Uri umuboss utanywa agasembuye unywera amazi? Oya. Ntabwo ibintu byinshi kumenya impamvu tutakira. Ikindi kibazo cy'amatsiko, amafaranga angana gutya yakuye? Ndi business person, nkora real estate. The properties hirya no hirya. Natangiye ndi umuntu uzishakisha nkazereka abantu bakaba baziraramo. Then nkakora n'ibintu bya tourism. Like niba nakiriye umuntu nkamuha kuba then nkaba namufasha noneho no gutembera igihugu. So tukabihuriza hamwe gutyo. Izi ntebe ndaza kuza kwifuza kuzicaramo kugira ngo tugane no untere story yawe neza uburyo amafaranga wayabonye. Nubwo abakiriye mwe namwe mutajya muvuga ahantu amafaranga mwayakuye neza ngo natatugiyeyo. Ndabikubwira yaba ari on camera cyangwa se off camera. Nta kibazo. Ubwo reka turebe no hejuru ahandi hose ubwo turagaruka mu kanya muri salon. Tubanze tunaganira. Yego. Reka mbereke ibyumba hejuru. Iki ni kimwe mu byumba bigize iyi nzu yacu. Hano hejuru hari ibyumba 3 biri self contained. So kiriya kiri self contained, then n'icyo hasi kiri self contained, then akabibiri byo bisangiye douche na toilette yacu. So iki ni kimwe mu cyumba urabona ko gifite igitanda gihagije kinini, harimo na wardrobe aho ushobora kuba wabika ibintu byawe. And then iyi niyo second bedroom. Urabona ko iyi ni bedroom yindi kimwe na niriya. N'iyi nayo ifitemo wardrobe, ifite igitanda kinini neza gihagije. Urabona ko ifite space neza cyane. And then this is the master bedroom. Iyi niyo main. Urabona ko ni nziza, ifitemo TV, harimo walk-in closet, ndetse ikagira na douche na toilette yazo. So ikindi hano urabona ko harimo TV. Iri ni itara riri special, ifitemo speaker.
so nuko iyo so iyo ndi hano ukize mu muziki nacuranga cyane. So ngaho nguko rero ubwo hejuru ho ni kuri rooftop. Hejuru ni kuri rooftop naho turaza kuba tuhabereka nta kibazo. Okay. So katujye kwiganira rero ubundi nganire n'umukire numve ahantu yakuye amafaranga menye nanjye aho nzajya kuyashakira kuko buriya iyo abantu baganira ubwo bamenye ngo cyagenze bite kugira ngo umuntu agere kuri izi ntsinzi. Yego hari igihe umuntu ashobora kwibaza ngo abantu bafite amafaranga bayakura he? Turabona abantu bagenda mu modoka meza, turabona amapartement yuzura meza, turabona buri bikorwa bigendera bitera imbere ugasanga n'iby'urubyiruko. Ariko n'undi ashaka ngo nsangize Adam urugendo rwawe rumeze rute kugira ngo ugere ku butunzi bungana gutya cyane ko twe amafaranga twayabuze. Nanjye wicaye ahangaha ntabuze amafaranga. Nk'uko nakubwiye ndi muri real estate na tourism. Ni byo ndi gukora currently, some apartments ndetse na transportation agencies. Bifasha mu bukerarugendo gutembereza abantu cyangwa se gukodesha. Ntabwo ari amazu yonyine nkodesha n'amamodoka mba nyafite. Ariko ntabwo ariho nahereye kuko nakubwiye kuba umuntu yagira ibyo ageraho bisaba gukora cyane no gusenga no kwizera Imana no kwihangana. Impamvu ndi kubivuga ibi ntabwo ari byo nahereye. Urubyiruko ntabwo dufite kwihangana. Ntabwo mvuze ngo ntabwo mfite kwihangana. Kwihangana abantu barakugira ariko kuri levels zitandukanye. So njye ndi kuguha story yanjye kuko hari icyo bavuga ngo njye icyamfashije we gishobora kutagufasha. Ariko njye nkuha story yanjye so that you get inspired, uvanemo wowe byakugirira umumaro, ubikoreshe mu rugendo rwawe. Ntabwo wakora copy paste nk'ibyanjye ariko ushobora kugira ibyo wakuramo bikaba byakugirira umumaro. So nubwo nkora ibi ngibi ntabwo ari byo nahereyeho. Remember nyisoza ntabwo nigiye inaha ari ahantu nigiye hanze y'igihugu. So ndi soje like nkuko wasoza trankome ndibuka akazi kanjye ka mbere nakoze. I had a friend called Paul. So yari videographer, afotora. So I remember hari kaminuza imwe bari bagize graduation. So arambwira ati tujye gufotora. So nje akazi kanjye kari ako guhamagara bari abantu baze mbamushyire mbajyana hari abafotore kwa kundi bagize graduation. Icyo gihe byari bitameze nk'ubu uhamagara videographer cyangwa cameraman ukabukinga ukaba mwagenda umwana avuganye. Ariko hariya noneho abantu bagombaga kubaroba nk'uko wajya mu kiyaga ukaroba ifi. So akazi kanjye ko kugenda nkaroba abo bantu abamuzanira we akabafotora. So gate yari nk'uko wabona hano turi mu Kiyovu. Nk'uko gate yari iri nk'uko ubona hariya kuri Milikoline ariho gate iri. So reba iyo distance kagenda ugafata umuntu uri mu modoka. So we yaratwaraga. Yego. Wowe ukagenda umwirukaho. Yego. Mwiruka nkamujyana paka tugeze hahandi ukiruka nyine ukamushyira wa wundi kugira ngo amufotore. Reba iyo distance yose uri kwiruka n'umuntu utwaye hari n'imodoka inyuma yawe. So niko kazi ka mbere nakoze nubwo bitampiriye. Ubwo misegira amatsiko ako kazi ka mbere wakoreye angahe? Nta n'igiceri. Abakiriya baragucitse? Nta mukiriya n'umwe nafatishije kuko nari ndi muto cyane. Abantu baransuzuguraga kare bakabasuye umuntu aranjyana he. Nta muntu n'umwe nafatishije, naho ibirenge byabyimbye, nirukanze, nananiwe, nta muntu n'umwe nafatishije. Cyo koza yangiriye impuhwe, amatike aranangaburira, ariko n'umunsi ntazibagirwa. So impamvu ntanze iyo story, it's like an inspiration story. Ushaka gukora ibintu bikanga, but it's not the end of life. Ntabwo ubuzima burangiriye aho. Gerageza n'ibindi, ukore n'ibindi, hari igihe bizakunda. Ariko icyo nicyo kiraka cya mbere nakoze. Mvuyemo ntangira gucuruza sim cards, door to door. Kuzunguza sim cards. Ngo bayo umuzunguzayi wa sim cards. Wabivuga gutyo.
nabaye umuzunguzayi wa simukadi. Ubwo uvuye kuri simukadi wakoze akandi kazi nahise it's a long story. Nahise ngaruka mu Rwanda. Ntangira kwigisha abantu icyongereza. Aho naho ni it's a long story because naraje nshaka akazi. Urumva naje mvuga ati ndi educated, I'm good at English, I have to get job. It's like it's obvious because najyaga nza mu Rwanda nkabona abantu buri wese ararwana no kumenya icyongereza. So navuga by all means ngiye kubona akazi bizanyorohera anywhere. Numvaga buriya nzakora akazi nko muri like in a certain ministry because nari mfite grades nziza z'icyongereza, numva nta complication. Bro, nshaka akazi ndakabona. Sure. Every office. Bivuga ngo no wagiye udepoza kwa kuntu twadepoza. Na hantu ntageze. Akazi urakabura. Ndakabura. Kandi nje sindi wa muntu usuzugura akazi. Urumva nkuko nakubwiye, reba ku kazi nakoze ko kuzunguza simukadi hirya no hino. So ntabwo ndi umuntu usuzugura akazi. Ariko narakabuze na applyinga no muri izi company za solar. Mbona hejuru byanze. Ariko ndakabura. Noneho reka tujye uburyo wageze muri real estate. So uburyo nageze muri real estate, hari umuntu umwe nagiye kudepozaho, niwe wangiriye inama, arambwira ati rero wowe uri muri ivuna, njye nzi icyongereza nk'icyo wowe uzi, ntabwo njye nakwicara muri iyo office. Wow. So nanjye ndareflectinga, ndavuga okay, maybe ikindi kintu nakora wenda kitari ibi, noneho ibindi nkazaba mbikora gake gake. So reka ntangire n'icyo mfite kizamfashe kingeze cya kindi nkeneye. So ndavuga ati okay, for now amafaranga mfite nta gishoro, but at least inzu ururimi. So hari agashuri like a community center kabaga hari Rwamagana. Niho family yanjye Rwamagana. Okay. So ndagenda ndadepoza, baranyemera, harimo umuzungu umufisco. Arambwira ngo twe hano ntabwo duhemba. Niko yambwiye, dukora volunteering. So I volunteered like for 8 months atamemba. Ariko nza nkazinduka, nkakubura, nkategura abaje nkabakira. Then igihe cyagera cyo gutraininga abo bantu. So niho navanye umuntu umwe yaje ari she was an Australian lady, aza ashaka ko mwigisha Ikinyarwanda. So niwe wampaye akazi kambere ka contract. Wabutangiye kumera fresh. Wabutangira gutyo. Reka mvuge ngo noneho urumva ku rwego ugezeho n'amafaranga wagiye ukorera ntiyari menshi ku buryo wavuga ngo uyu munsi yubatse apartment zingahe muri Kigali. Si menshi ku buryo waba ufite imodoka n'ibiki byose. So amafaranga ubundi kugira ngo ujye muri real estate watangiriye ku mafaranga ngahe turetse kubera? Ntabwo navuga ngo natangije amafaranga runaka, nari mfite ubushake. So mvuye kuri uwo muntu wo muri Australia, hari company ya mining nakoreye y'Abataliyani. So I was like the manager there. Ari njyewe ukora ibintu bya administration byose. So uwo muntu twakoranye neza cyane in that urumva bakoraga mining and construction. So niho navanye the inspiration. Noneho kubera ko ari company twagendaga ahantu hatandukanye, I was inspired n'ibihugu bitandukanye ko nagendaga mbireba n'ahantu hirya no hino ko nagendaga mbona. So I was inspired, ndavuga ati I have to do real estate. So nangira real estate ariko ntafite capital. So amafaranga makeya nari mfite. Ugeze rero hano abanyarwanda bashaka kumva nta capital ufite ariko urashaka gukora real estate. Yego. Ubwo ibintu bishoboka ze? Akenshi iyo umuntu avuze story yiwe hari ababyumva ko bidashoboka, cyangwa se bakumva ari some sort of motivation story. Nanjye niko najyaga mbyumva. So urumva nje nari mfite ubushake, ntangira n'amafaranga nari mfite make, nawe aramfasha. I was lucky enough bitewe n'umubano twari twubatse, yaramfashije. So amfashije ntangira like gukora nka TV shows, nshaka gukora like property shows.
nkabona nta mafaranga biri kwinjiza, so bitangira mfata apartments nkaziha abantu. So warazikodeshaga ukaziha abantu? No, natangiye ntafite n'ubushobozi buzikodesha. Natangiye wowe uza because nari mfite connections zitandukanye. So natangiye n'inshuti za boss bakaza nk'ama apartment bakaryamamo. So birangije nza gukora partnership n'umwe mu bantu twakoranaga. So dufata apartment yacu ya mbere. Wakoze partnership n'umuntu mwakoranaga? Yego. Mufata apartment ya mbere. Muyiguze cyangwa ari ukwikodesha? Ari ukwikodesha. Tushiramo ibikoresho turayikodesha. So tuyikodesheje amafaranga umuntu yaduhaye dufata indi ya kabiri. Gutyo niko nagenzamuka. Kugeza ubwo uyu munsi ufite apartment, ubu ufite apartment zingahe hano i Kigali? Ntabwo navuga umubare ariko zirahari zirenze umwe. Zirenze imwe. Naho izo ukodesha? Nazo zirahari dukodesha, zirahari tugurisha, because in the real estate industry nk'ubu iyi nzu nubwo ariho ndi umuntu ashobora kuza akadisikasinga akampa amafaranga nifuza nkaba nayimuha. Nk'ubu iyi ngiyi kuyibamo nk'ukwezi nangahe? Ushaka kuyikodesha ku kwezi ni $1,500,000. $1,500,000. Iri full furnished? Internet, electricity, amazi, na kimwe uzana imyenda yawe gusa. Icyo tutagwa ni imyenda. Yego. Reka none njye mu buzima bwo kuvuga ngo wari ufite icyizere cy'uko ibintu byose uzabigeraho? Hari igihe umuntu nk'uko wabivuze utangira uzunguza simukadi, utangira ujya mu bintu byo gufotora, nabwo ntiyabona n'umuntu n'umufotora, nako bafotora kugira ngo bagwe amafaranga, ujya gucuruza simukadi, ujya gukora muri mining companies. Wari ufite icyizere ko byibura at least one day uzaba wica uvuga ngo nanjye ndahantu bimeze gutya heza? Ndagira ngo mbwire umuntu uwo ari we wese unyumva aka kanya, kugira icyizere ni kimwe ariko no gukomeza icyizere ni ikindi. Urabona urubuto nubwo rwaba ari grade isa gute, nubwo rwaba ari rwiza gute, ukarutera for example muri sand, mu musenyi, ntabwo ushobora kumera. Ariko njye mfite urubuto wenda rutari rwiza cyane ariko nkarutera mu butaka bwiza, bushobora kumera. So impamvu muhaye iyo example ni iyi environment. Abo turi kumwe, abo muri kumwe n'ibandi, abo mugendana n'ibandi. So nge nkuko nakubwiye, nge abantu bagiye bamfasha cyane ni abantu bari around, abo twakoranaga, abo twabanaga umunsi ku munsi, kuko niyo ucitse intege babana baragushigikira, bagusubizamo intege, bakagutera courage, bakubwira ati birashoboka. Ni kubaka networks nzima zifite umumaro, nabyo ni ikindi no kuba surrounded n'abantu batakwinfluencinga kukuyobya kuvana mu murongo w'ibyo urimo, ahubwo ukabana n'abantu bagusapotinga kukujyana mu murongo bifuza ko ugeramo. Like people who need best from you, people who want to see you succeed, people who will be happy seeing you reach a certain level. Abo nibo bantu ukwiriye kuba nabo. Nowadays, let me say that kubera ko ndabizi ko abari buri w'ikiganiro nabo barabizi, we have a mad generation. Reka munyivuge gutyo abantu ariko ntibabivuge nabi bantira amabuye. Aho usanga urubyiruko rwacu bavuga ati wapi byaranze, sometimes kwana nyine ari mu kabari, ari mu amatabi, banambwiye kutanywa inzoga. Biri mu bintu byatumye ugera kuri izo nzozi zawe? Navuga ko ari Imana, ariko ni self discipline. Hari abantu benshi, buriya njya nganira n'abantu benshi, hari umuntu usanga anywa ibyo bintu ariko mu by'ukuri umwegera ukamuganiriza bitamushimishije, ariko adafite uburyo yabyivana. So ni cya kindi bita self discipline na environment. Abantu, buri mujene uzaganiriza uzasanga afite mugenzi we watumye agerageza icyo kunywa
cyangwa ikintu smoking. Yeah, sure. Either niba ari inzoga, niba ari biriya banywa, buri wese afite umuntu wamuinspirize cyangwa se kubinywa. Yes. Ufite wamuinfluencinze kugira ngo agire kugira ngo trying agerageza ari agatwiko nk'uko babivuga muri iyi minsi, ari ukugerageza aza gufatwa. Amaze gufatwa ashaka kubivamo, bisanga ntabwo yakora iki, agasanga ntabwo agifite ubwo bushobozi. So bisaba self discipline, kumenya icyo ushaka no kumenya aho uva, ukamenya toke njyewe ni inkora ibi, like for example njyewe navugaga tubuse ubu ndamutse nyweye mu rugo bakabimenya babyumva bamfata gute. You know, like nahoraga numva nshaka guharanira kuba example kuri kuba tuvukana, mbe example, mbe good example muri society. So nkumva ntabwo nakwengaginga mu bintu byo kunywa, but again no gukunda Imana cyane, soma Bibiliya, because Bibiliya ifitemo ibintu byose twifuza. Ubona muri urubyiruko rwacu hari abazavamo bakabagera ku ntsinzi nk'uko mwe mwagezeho? Yego, barahari. Ntabwo abantu bose ari babi, nta nubwo abantu bose ari beza. So abantu bose ntabwo banywa inzoga. I've met very 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 inspiring youth, beza cyane, kandi bari on the bari mu murongo mwiza, bafite ibintu bakora kandi ubona bizima. Barahari cyane kandi bakora ibintu byiza benshi, ariko ntabwo tubamenya, ntabwo babona wenda chance. Ariko abenshi mutinya kamera. Hari igihe ujya nko kubwira umuntu ngo agweze history ye inspiring urubyiruko cyangwa se abandi bantu muri rusange, reka njye sinjya kuri kamera. Reka njye noneho sasa uburyo bakiri bidagadura. Ubundi hari ukuntu bajya bakiri ntabwo bagira nabi ngo bakire ngo barukuntu bagira ibyino yabo. Reka njye kuri Akram noneho, uvuye muri real estate, uvuye muri za business, uvuye muri bya bindi byose, yidagadura gute sasa? Ntabwo ndi umuntu widagadura cyane, ariko iyo nabonye wenda nk'umwanya I can go for like some vacation, ajya nk'ahantu, because ndi umuntu ukunda ku exploring cyane, gutembera ahantu, see like some new places, nature, hiking, ibintu nk'ibyo, ariko nkaba nkunda na football. Ukunda ufana iyihe mu Rwanda? Mu Rwanda ntabwo mfite ikipe specifically fana, nkunda Gasogi kubera amagambo ya Kansi. Uriya mugabo nawe rero ni igitanga. Nkunda Gasogi, afite hype yongera muri football, which I think is something that we need. Iyo hype rero yatumye nkunda Gasogi cyane. Then no kuba Reyo natera ari abakeba, nkanga kujya mu bakeba, nkanira Gasogi. But in general I'm a football fan. Then hanze y'igihugu nkunda Man U, ubwo itari kutubanira. Ndumva dufana rimwe. Ariko ndi umufana wa Man United. Okay. Reka tugenda no muri music ni abahe ba artists bari on top ukunda kumva? Muri music ntabwo ndi umunyamuziki cyane, but hari abahanzi nkunda for sure. Ivan is like he's a very talented artist for sure. Shoshomura, ndamukunda, ni umuhanzi mwiza cyane. And then Babwiza, Linsano, Knowless, Juno, Kenny Soul, ariko cyane nkunda Ivan Mano, Melody na Deben cyane. Melody na Deben n'ubu ngubu bamaze kuba abantu bari kuri trend cyane mu Rwanda. Wakira gute nk'umufana wabo noneho kubona bari kugonganisha bavuga ngo the band is the best, Melody is the best? Ugasanga ntabwo nyine abantu bari kumva kimwe nyine ku muhanzi uri the best mu Rwanda. Ejo bundi Melody akora indirimbo yitwa Ifoto, abakuriye agashanga k'abandi agira ngo yibutse abantu ibyo Ben yakoze. Ntabwo ndayibona, ariko I think in any business ukeneye competition kuba perfecting ibintu byawe. You need something that pushes you. So izo beef, it's a way of
pushing, kuba umuntu yakwipushinga kugira ngo abe better. Urabona nko muri twe dukura wasangaga dushaka kwicara nk'ahantu tukadebatinga about a certain artist. So iyo muri kudebatinga ku kintu runaka, as long as abo bantu baravugwa baracuruza. So I think bitewe nuko sinzi ukuntu abandi bantu babifatamo, but iyo hit ibikenewe kugira ngo umuntu apushinga mugenzi we. Ben yumva melody asohoye bari kumubaza cyane, interviews like everywhere, nawe azakora cyane asohora. So ngiye ndumva babikoresheje muri ubwo buryo byabafasha no kuba byazamura industry yabo. Nawe uri mu big energy? Big energy. Aba big energy rero na abaki ni biriya bya Yago. Okay. Ntabwo ndi big energy, ariko nanone ndi hagati no hagati, gusa wenda nagira icyo mbavugaho. Uriya musore ubanza babaye ubwo ibintu abivugisha umujinya, ubona ko ubundi mu gihanga baravuga ngo never make a decision when you're angry or when you're too excited, because ntabwo iyo ukoze ikintu uri soba ugikora gitekerejeho, ariko iyo ukoze ikintu urakaye uba driven by anger, cyangwa se ukagikora wishimye uba driven by emotions. So ashobora kuba wenda emotions arizo yakoresheje, ariko hari igihe ubona ashobora kuba babaye kabisa. Yego. Wakira ute Sabin na Sabin? Sabin ntabwo namuvugaho cyane, he's a very good man. Gusa namugira inama ajyaza muri apartment. Ajyaza muri apartment. Uravuze ngo ntazongere gusimbuka. Ibyo ni wowe ubyongeyeho. Ntazongere gusimbuka igipangu. Ibyo ni wowe ubyongeyeho, ariko reba nka hano hantu twicaye wasimbukira cyangwa umuntu yakurikodinga ahagaze. Yazaza mu apartment. Okay. Reka ngane ku musozo rero. Ni byiza ko naganire nawe, hari ibyo nungutse, hari n'ibyo wenda bari burebe ikiganiro kuri Leya Entertainment bari bwunguke. Ariko umuntu ashobora kwibaza noneho izo apartments zawe ufite, aho hantu umuntu ashobora kuba yaruhukira, hari abadiaspora bareba ibiganiro byacu, hari abakeneye nyine kugira aho bagira privacy nk'uko turi hano nyine hari private, bagakenera ko byibura bashobora no kuharuhukira. Hari iyo social media ukoresha, cyangwa se ugatanga nimero kugira ngo n'umuntu wese wifuza kugira ngo abe yagukontaktinga noneho aho wamufasha. A lot of times wenda ntabwo ari njyewe uzakwitaba cyangwa iki, but dufite company yitwa African Properties Rwanda. So ushobora kuba turabaha QR code, ushobora kuyisikaninga, hariho all information like our social media handles, nomero za telefone, WhatsApp. It's always good kwandika kuri WhatsApp. Ariko nanone abanyarwanda bamwe namwe iyo QR code, hari n'utazi QR code icyo ari cyo, ariko ni byiza ko wamubwirana nimero wenda bari buze kuza kubona muri ya QR code, ukanabwira wenda n'izo social media wenda in case adashoboye kujya kuri ya QR code. Social media zacu ni African Properties, nk'uko company yacu yitwa African Properties Rwanda. Wajya kuri YouTube, Instagram, TikTok, ahariho hose wajya ni African Properties Rwanda. Hanyuma our WhatsApp number is 0789 33 08 41. 07 8 9 Okay, na nimero turaza kuza kuzishyira mwaho hasi n'ubundi kuri title y'ikiganiro muraza kuza kuyibona. Reka ngushimire cyane. Icyo wasorezaho ni iki kugira noneho abanyarwanda bamenye agaciro cyangwa se bamenye icyo bakagombye gukora mu gihe cyacu? Murakoze cyane. Icyo nasorezaho, icyo nabwira abantu, story yanjye cyangwa se undi muntu wese, let it inspire you. Hanyuma wowe creating your own journey. Ufite urugendo rwawe, ufite urwanjye. I'll give you an example. One day twari turi ahantu in church. So umuntu anyuraho ari gucuruza avoka. So umuntu wari uri kwigisha aramuhamagara, arazigura zose, aramubwira izi zose nangahe, aramubwira ati yambwiye 19,000, arangije amubwira 50,000. Umuntu ntabwo yari yaje gusenga,
kandi hari abari baje gukora iki gusenga. Uwo muntu yasitikinze, yabyutse mu gitondo yikorera agataro ajya gucuruza, ariko Imana wenda hari ibyo yashingiyeho imuha iki, imuha uwo mugisha. Umuntu araza mu 50,000 uko yabikoresheje sinshaka no kubijyamo, ariko icyo nshaka kukwereka ni iki. Twese ntabwo yahise abaza ikibazo njye nakunze. Ubu mwebwe muri hano ubwo mubonye uyu muhaye amafaranga, mwese muraje mubyuke mu gitondo mujye kurangura avoka, sibyo? So kubera Imana yahaye umugisha umuntu wenda uri muri YouTube, wijya gukora YouTube kubera ko bakubwiye ngo birunguka, hari ikikurimo wowe. Koresha story yuriya watangiye ikintu kikamuhira, ukore cya kintu ukunda, icyagejeje mugenzi wawe hariya hari igihe cyakwangira. So we trying to find something you love, kora icyo ngicyo. If you do what you love, ugakoresha what you have will take you to what you need. Wow. Yeah. Magambo meza cyane. Reka ngushimire Akram. Ngushimire cyane. Ntekereza ko bari bukunde uburyo twaganiriye. Next time ntekereza ko tuzakora ibindi biganiro kuko tuzagenda tugusura no kuyanima apartment yose. You're welcome. Ubundi nyagasana kwishimira kandi abwe n'amafaranga nanyu uzayamwe. Murakoze cyane. Shimira nanjye nitwa Leandra niyo mugabo cyangwa se unyite no hate, aho uri hose hatandukanye, uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, nyagasana ajya guhumugisha n'amafaranga nkuko none Akram yamusabiye, kandi nawe uzagire ku ntego zawe nkuko abikubwiye, ukwete inzira zawe. Nyagasani abane namwe. Blessings.